nongeye kubasuhuza nshuti bakunze mukurikira Enroad TV. Ndabashimira ku bufatanye n'inkunga mu ntera iyo muri kunkurikira, burya iyo muri kureba ibiganiro byanjye mba nabahaye, iyo muri kureba ibyo tuba twagiranye n'abatumirwa mba nabazaniye, ndetse mukanakora subscribe, burya muba muri kumpa inkunga ikomeye. Reka mbashimire rero ku bufatanye bwanyu bwiza, nabashimira no ku mwanya wanyu muba mwampaye. Uyu munsi wa none ndi kumwe n'umutumirwa, ngira ngo kuri kamera baramutwereka. Umuntu turi kumwe ni umuririmbyi, akaba azwi cyane muri Chorale Ambassadors of Christ Choir. Rero reka atangire yibwira neza abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Jean Bosco Harerimana. Nkuko babivuze nyine ndi umuririmbyi muri Ambassadors of Christ Choir. Wow. Mwabyumvise turi kumwe na Bosco muri Chorale Ambassadors. Uririmba ijwi rya kangahe? Ndirimba ijwi rya kane. Baba abantu mudukurikiye, iryo jwi nzi ko ari ijwi rigora. Birashoboka ko ushobora guhagarara hariya ukaririmba indirimbo, ukaririmba wenyine nta rindi jwi rigusapotinze? Birashoboka, ariko nanone kubera ko base ari rya kane, bivuze ngo kugera kuri kane bisaba ngo uhere kuri rimwe, kabiri, gatatu. Ubwo rero kumbwira ngo ririmbira muri kane byashoboka, ariko ukumva habuzemo rimwe, kabiri, gatatu. Aha, ngira ngo rero abantu badukurikiye barabyumva. Turi kumwe n'umuntu ukomeye cyane, umuntu uririmba ijwi rya kane ahari hose. Salute kabisa. Reka rero tugaruke kuri Bosco. Mu buzima busanzwe ubundi Bosco ni muntu ki? Bosco abaye hate? Uratwibwira mu magambo arambuye. Murakoze cyane Lea. Bosco ni umuntu ukunda Imana n'abantu. Uburyo abayeho aharanira kubana n'abantu bose amahoro. Nuko nguko. Nk'ibyo gusa. Okay, reka dutangire noneho. Dutangire kuri Bosco. Bosco yatangiye kuririmba ryari? Rero buriya natangiye kuririmba umwana mutoya cyane, kuko ababyeyi hari ukuntu bagira inshingano nziza zo gutoza abana ibintu byiza, kuko bo baba babarebera aho bo batareba. Ubwo rero mu byo natojwe no kuririmba barabintozaga, tukaririmba indirimbo dusanga mu gitabo cy'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bakazidutoza, wayifata rero ugafata indi, gutyo gutyo. Byarakomeje n'amashuri yose umuntu aba yagiye anyuramo yiga naho akaririmba. Wow. Hanyuma se Bosco atangiye ari umwana, urumva ukiri umwana ntabwo waririmbaga base? Ndatekereza utaririmbaga base ko kose. Buza kwisanga uri umuririmbyi wa base gute? Byaje bite? Birikora cyane cyane ko ushobora guhitamo kuririmba ijwi rya kane ariryo twise base, atari uko andi majwi utayashobora, ahubwo ari uko nyine ari ryo ukunze. Kuko n'abaririmbyi bose baririmba hari ijwi aba yumva akunze. Nanjye nisanze rero mu majwi yose nagiye nyuramo. Urumva natangiye ndi umwana naririmbaga by'abana nyine. Buriya naririmbiyeho na tena irya gatatu, ariko urumva ujya muri kane babanje gatatu, atari uko wenda gatatu yakunaniye, kuko ntagara amavitensi uri gushyiraho. Ukumva ibyo ushoboye cyane. Urabikunda. Akenshi nagiye numva abantu bose bagiye baririmba base binyura binezeza, ndavuga rero na ya majwi nubwo nayo bishoboka ko ushobora kuyaririmba bigakunda, ariko reka mfata icyiciro kimwe cya base, aba ariho mbarizwa, aba ariho nshyira intekerezo zanjye zose, aba ariho support yanjye yose nyishyira. Kuko ushatse kubitwara byombi ntabwo ugera ku ushaka. Mu busanzwe rero biragoye ko umuririmbyi wa base ubundi ashobora kuririmba akaririmba ijwi rya mbere risanzwe ry'abagabo. Ariko wowe nigeze kumva ubigeragezaho rimwe. Ari indirimbo mufite nubwo ntibuka izina neza, wigeze guteramo kandi utera ijwi rya mbere muri korali yanyu. Urumva turi kuganira nk'umuririmbyi, urumva ari indirimbo muri korali nzi wigeze gutera?
uririmba ijwi rya mbere nenda sasa cyangwa se genda ubabwire. ubundi ntabwo bijya bikugora kugerageza kuririmba ijwi rya mbere? Oya, icyo navuga cyo gihari ni uko buri wese akora icyo ashoboye, kandi ni nayo mpamvu ni nacyo gituma hagiye habaho imfunguzo. ushobora kuba urufunguzo rwo hejuru cyane rukunaniye ukarimbira hasi. Icyo gihe sinzi wenda icyatumye hafite urufunguzo, ubwo nyine winjira mu muryango urufunguzo rwawe rwagiye ariko ukabikora. ndagira ngo udufashe uturirimbiraho akantu gatoya kuri iyo ndirimbo wateye, kugira ngo n'abantu badukurikiye bataza kugira ngo ntababeshye, ariko mbere y'uko bajya gusura Ambassadors muri iyo ndirimbo ngo bayimenye, ndagira ngo uturirimbiraho gatoya kuri iyo ndirimbo. Okay, murakoze cyane. Mbere yo kukaririmba n'ubundi tuyitera korari yose yikiriza. Ubwo rero ndabaha agace gatoya mutwongere. Nta kibazo. Wakoze iki kuburira abantu bareka ibyaha, arubwo nanjye njya nibaza uko basanga Yesu. Abantu b'Uwiteka ukabamenyesha amabanga. Wow, very good. Abayikeneye bareba urubuga rwa Ambassadors Plus. Okay, that's good. Okay, noneho twaje tugaruke kuri Bosco ho gatoya. Bosco arakuze, amaze kumenya kuririmba kuko ubu turi kuganira mu muziki cyane. Bosco yaje kwisanga muri Chorale Ambassadors, bigenze biti? Urakoze. Buriya buri wese akiri umwana no mu mikurire ye aririmba, niho turajya kubaririmba. Yego. Usanga bafite indoto. Nanjye rero mu mikurire yanjye ku ishuri numvaga nzaririmba muri Ambassadors. Ndavuga icyo bizansaba cyose nzagikora, ariko aha nimvuga ngo icyo bizansaba cyose ni mu miririmbire. Kujya kujya mu mafaranga, kuko nanone hari igihe wabyumva umuntu akagira ngo hari contribution yindi tangwa kugira ngo uririmbe moya. Ni kuririmba kuko n'ubundi kujyamo ni ikizami cyo kuririmba. Ndavuga ngiye kwitoza kuririmba, ya majwi navugaga andeba, ubwo nyine iryo nzatsindiramo n'iryo nzinjiriramo. Ubwo rero biza kurangira nkoze ikizami muri base. Wagikoze muri base? Ninjira mu muryango wa base, ntabwo ninjira mu muryango wa tena. Nyuma yo kugera muri Ambassadors nka korali, wari ufite nk'inzozi zawe wumva wifuza ko waririmbamo, ni ikihe kintu wagezeho wumva wishimira kuba uri umuririmbyi wawe? Si kimwe, ni byinshi, ahubwo buriya buri wese n'amahitamo ye yaho abarizwa ngo aririmbe, usanga aba yarabigezeho, hari byinshi aba yaragezeho. Ariko nkanjye noneho muri Ambassadors, ikintu cya mbere cyanshimishije ni uko nabigize intego ngo nzaririmbemo, bikarangira ngezemo. Ariko noneho si ukuvuga ko hari icyuho cyanjye cyari kiri muri Ambassadors ngo nimbura irabizimyeho umwaka umwe cyangwa ibiri, ahubwo ni ukumenya ngo ingufu zawe uzanye nkeya uzongeranyije n'izindi zari zihari kugira ngo umurimo ukure ujye hejuru. Ubwo rero nanjye byaranshimishije kuzana izo ngufu zanjye nkazishyira mu zindi nyinshi zari zihari, bigatanga umusaruro. Noneho rero byongeye nk'abakunzi ba Ambassadors, icyo gihe iyo bakunze Ambassadors muri rusange n'abantu ku giti cyacu twumva ko ari abacu, icyo gihe rero nanjye byaranshimishije kuba dufite abakunzi. Muri korali se muri nko kurepeta cyangwa mugiye kuririmba ahantu runaka, ni ibihe bintu wishimira? Ni ukuvuga ngo iyo uri mu rugo cyangwa uri mu kazi hari ukuntu uba ubayeho, hari n'ibintu uri gukora. Noneho iyo ugeze muri korali nabwo hari imyitwarire yindi uba ugomba kugira n'abaririmbyi mu bana. Iyo muri mu gihe cya repetition cyangwa se mu gihe nko kuririmba ahantu runaka, ni ibihe bintu bigushimisha cyane iyo uri kumwe na korali? Ni byinshi ariko ndavugamo bike. Iyo turimo dukora imyitozo ngo tuzaririmba ahantu runaka twatumiwe, icyo ubwacyo kirashimishije kuko uri gukora icyo uri gutegura icyo uzakora.
ariko noneho mu kazi runaka aho twirirwa mu buzima bwa buri munsi, mu nshuti n'abavandimwe tubana, iyo uhavuye ukajya muri korali n'undi muryango ugiyemo, uraharuhukira, ubona nabo bagenzi bawe bikagushimisha, mukaririmba, noneho cyongeye kurushaho kuko navuze ngo buri wese abazanye yarazanye uruhande rwe ashoboye, akazana na mugenzi we bagahura, guhuza urwo rwunge rw'amajwi, nazanye bass, uri yazanye tenor, uri yazanye soprano, mugahuriza hamwe mukumva noneho cya kintu mugiye kuzajyana hahandi babatumiye kirafatitse, birashimisha. Noneho ndifuza ko udusangiza umunsi wa mbere Bosco ahagarara kuri stage n'Ambassadors of Christ. Uwo munsi mbese wari umeze ute? Ibyiyumviro byawe byari bimeze gute? Okay, byari byiza cyane, ariko ndababwiraho gatoya kubera ko abari igitabo banacyandika. Buri wese arasaba ngo aririmbemo, ukanabihabwa cyangwa se bikananga kubera ko ni cya kizami nyine cyo kuririmba ukora. Ariko noneho ngiye ku ruhande rw'abikoze bigakunda nkanjye nkuko byakunze. Uwo munsi utahana ibyishimo kubera ko icyo wasabaga Imana ngo izakigushoboze ni umunsi wa mbere bikigushoboje. Icyo gihe rero uranezerwa, ukishima, uhita uvuga ati kumbe za ndirimbo nakozeho ikizami nkagitsinda ni izi ngizi, noneho ndirimbye bikanakunda, noneho n'imbere y'abantu, cyane cyane ko iyo banayishyizemo nyine urayibuka kuko niyo ndirimbo wakozeho ikizami. Uwo munsi rero bari gushimishije cyane. Okay, reka tugaruke gatoya kuri Bosco mu buzima busanzwe, utari Bosco wo muri korali. Bosco mu buzima busanzwe abaye hate, ni muntu ki? Umuntu hari ukuntu abantu dukunda gukurikira abaririmbyi ukumva uramukunze cyane, ukumva wifuza no kumumenya mu buzima busanzwe. Se Bosco ni muntu ki? Akunda iki? Yanga iki? Kugira ngo umumenye nk'umuntu yifuza kumenya Bosco mu buzima busanzwe butari ubwa korali, ni muntu ki? Mbere dutangirana nabivuzeho gatoya ariko ntabwo mbisubiramo, ndongeraho ibindi ntari navuze. Njyewe mu buzima busanzwe nkunda icyiza, ubwo umuntu wese uzi ko icyiza kirimo aho ngaho yumve ko ngikunze, noneho kandi nkanga n'ikibi n'ibibi byose. Buri wese agira capacity yo kumenya ngo iki ni cyiza, iki ni kibi. Nkanga ikibi pe, ku buryo inzira y'ikibi yo ngiriye ubuntu nkamenya mbere ko ari kibi nyine, bigendera kure. Icyiza no ugaharanira kugikora kuko n'ubundi ibyiza byinshi umuntu abigeraho kuko yanyuze mu nzira nziza. Ntabwo twibwiye neza, ndashaka kwisobanurira neza. Mu mibereho ntabwo kuririmba ari wo mwuga untunze, ahubwo mwujyamo nko gukora umurimo w'Imana, namamaza ubutumwa bwiza bifatanyije na bagenzi banjye. Ariko mu buzima busanzwe n'izicungamutungo n'ibaruramari, ubwo rero nibyo mbamo mu buzima busanzwe igihe ari kuririmba. Urakoze cyane. Urakoze. Igihe Bosco ari mu rugo, atari mu kazi, atari no muri korali, ni ikihe kintu wowe ukunda gukora ku buryo umuntu aje gusura inshuro nyinshi yajya gusanga uri gukora ikintu runaka? Reka ndi kujya ku bandi bo kuvuga ngo buri wese iwe burya bafite ukuntu abikora, ariko nkanjye iwanjye iyo ndi mu rugo banishimira kubona ibintu byose biri kuri gahunda. Ari ukuntu nkunda gahunda, ubwo rero bivuze ngo ntago wenda ikitari kuri gahunda ntahaguruka ngo ngende nkishyirire kuri gahunda, kuko burya mu rugo ni ubufatanye. Umwe ashobora gukora ibi mba ndimo nkoresha amaboko yanjye. Igihe noneho birangiye ukicara ukaruhuka ugatekereza n'ibindi. Mu minsi ishize abantu bakunda gukurikira imbuga nkoranyambaga, hari ibintu twabonye bidasanzwe, inkuru ziranacishikana ahantu henshi. Nyuma y'uko ubukwe bwawe bubaye, tugenda tubona indirimbo bavuga ngo Bosco muri Ambassadors yarimbiye umugore we, Bosco byagenze gutya. Ariko noneho tugize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe ubu ngubu,
turifuza noneho kutubwira ni ikihe kintu cyatumye cyangwa se ni byinshi ni ibihe bintu byatumye wumva ko ku munsi nk'uriya w'ubukwe bwawe ugomba kuririmbira umufasha wawe? Ni byinshi ariko nanone muri kimwe nabikoze nk'impano numva namuhaye ibihe byose, nkavuga nti rero buri wese atanga icyo afite kandi kidamusiga ahungabanye, kuko buri ushobora kuba ufite inka ebyiri nkaguha imwe, indi wenda naba ntegereje ko ibyara ugasanga igize ibibazo runaka by'ubuzima, ugasanga uvuye ku rwego rw'abatunzi n'aborozi. Ariko rero nararebye mu byo mfite bidakama nsanga ni impano yo kuririmba, ndavuga rero reka muhimbire indirimbo nyimuhe azayumva ndetse n'abana bazadukomokaho nabo bayumve babyigireho. Ubwo rero numva ari uko. Ese buriya watubwira buriya byagutwaye nk'iminsi ingahe kugira ngo wandike iriya ndirimbo? Akenshi iyo ushaka gukora ikintu cyiza ugiha igihe, ntabwo byantwaye iminsi, byantwaye amezi. Nkangahe buriya? Ane. Hano mufite ubukwe upanga mu kwezi kumwe ngira ngo muri kubyumva, amezi ane wicaye uri gutekereza ku ndirimbo ugomba kwandika. Niba atari ibanga se watubwira nyuma yo kuyiririmba umufasha wawe yayakiriye ati? Yayakiriye neza kandi aracyayakira neza. Nibyo bya bindi iyo ukoze ikintu kikaba icy'ibihe byose birakunezeza, ni indirimbo yumva ibihe byose yayumva, kandi nta nubwo 100% wenda yakumvwa nawe n'abandi yanyura, biba byemewe cyane cyane ko amagambo ayirimo areba umusore ku mukobwa, nubwo nyir'ubwite ahari. Nyir'ubwite wayihimbiwe, ngira ngo n'ubwo wenda aradukurikira nareba kino kiganiro, nawe turamusuhuje ahari Germaine rwose. Umunyamahirwe ko waragiriwe umugisha wo kuririmbirwa iriya ndirimbo, ariko nanone ni ibintu byiza cyane abantu benshi bakunda kwirengagiza, kumva ko impano ugomba guha umuntu ari amafaranga, ari ibintu bifatika bitangible, ariko mu by'ukuri niyo ugize umutima ugatekereza ati ka kantu ngewe ubwanjye nifite. Ushobora no kuba ufite impano yo guhimba umuvugo, ushobora no kuba ufite impano yo kuvuga cyane ukaba waganiriza umuntu cyangwa se ukaba wamuhimbira umuvugo, nabyo ni ibintu byiza cyane. Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye, ariko hari akabazo k'amatsiko nifuza kukubaza. Kuri wowe Bosco, iyo umuntu avuze ngo umunsi mukuru w'abakundana wumva ute, cyangwa se Saint Valentin? Okay, nkanje uwo munsi nyine ni mwiza kuko sinjye wawushyizeho ngo ndawupfobya cyangwa ngo uteshe agaciro. Kuba naraje nkawusanga mvuka ukaba ukiriho wenda nzanawusiga, icyo kintu ni icy'agaciro. Ucyubahiriza nk'uko abandi bacyubahiriza, ukacyemera cyane ko kucyemera nta tegeko ririmo ribi uba wishe. Uwo munsi ndawemera, ndawukunda, nk'uko biri. Turi kuganira ku musozo, ariko iyo dusoza hari akantu ushobora kwita challenge, nk'utubazo 3 nshobora kukubaza, noneho ukadusubiza kugira ngo n'abandi bantu tutumve. Mu ndirimbo ziba mu gitabo cy'Abadventiste, mu ndirimbo 350 tuzi z'ikinyarwanda, ni iyihe ndirimbo ukunda kurusha izindi? Hari ukuntu zijya zimbyiganiramo ari nyinshi, ariko basi ubu itsindiye ibyiganwa ryiza ry'aka kanya n'uyu munota ni indirimbo y'138. Uraturirimbiraho gato kugira ngo tuyumve. Iravuga mu mwami wanjye nyakira, ukagenda uvuga buri kimwe cyose n'uburyo ki ukegurira Imana. Turimbira n'igitero cya mbere. Ariko igira rofrera? Oya. Nta rofre igira. Okay, ubwo turimbe niba ari rofre ubwo n'igitero cya mbere, niba ifite rofre n'icya mbere. Niba kwivuga n'abantu barayizi,
ahubwo nabereka baradufasha baradufasha iravuga ngo ndavuga gato cyane mwami wanjye nyakira ndakwiyeguriye ubu reka tubaha aho ngaho n'abandi rero baze kuyireba bayikundiye. Ikindi kibazo kimwe mu bantu basanzwe cyangwa se mu buzima busanzwe, ni iyihe mpano wowe wumva ukunda? Urumva ushobora kuba uri umuririmbyi ariko wareba abantu bavuga imivugo, wareba abantu babyina traditionnel ukabona nibyo bintu byiza. Niyo mpano wowe ukunda kureba wumva wishimira? Itari kuririmba umupira w'amaguru mwigiraho byinshi. Nkunda kureba umupira w'amaguru, atari uko wenda untwara igihe kirekire, ahubwo nicyo isomo mvanamo. Nta muntu ushobora guturuka ku izamu rya mbere ngo agere ku rindi ngo atsinde igitego, ahubwo habaho urukundo hagati y'abakinnyi ubwabo, bakagenda bahana bagatsinda igitego. Tubyigiraho byinshi rero. Nanjye iyo ndimo nkureba mu gihe gito wenda nkureba, mbyigiraho ibyo ngibyo, gufatana urunana nk'abantu tukabana neza kugira ngo tugere ku cyiza duharanira kugeraho. Uyu munsi wa none ugiye kuwumva ukumva baraguhamagaye cyangwa se wagera muri korali kukubwira ati rero Bosco ntabwo tukigushaka nk'umuririmbyi wa korali Ambassadors of Christ, wabyakira gute? Icya mbere cyazamo ni impamvu yabitumye ibyo biba. Iyo mpamvu itari buboneke wowe ukumva nyine kirabaye kandi nta kindi kintu uri bugihindureho. Akenshi ntabwo icyo ngicyo ari icyemezo gihita kiza ngo kikwitureho. Dufite komite nyobozi ireba inzira ibyo byose bicamo, n'ubundi ntabwo uhita uhagarikwa gutya. Yewe ndashaka kumva amarangamutima yawe y'ako kanya ukuntu wabyakira. Wakumva ko uhombye kuko n'ubundi aba ari ahantu umaze igihe kinini, nta nenge uhafite, nta n'ikindi kibazo kindi uhafite. Biramutse bikubayeho nyine uba wumva uhombye kuko uba ubuze umuryango, ko korali ni imiryango tubamo kandi tukahakurira. Reka rero dushimire inshuti wowe wadukurikiye, inshuti wakurikiye ikiganiro twagiranaga na Bosco. Nanagushimire ko uba wafashe umwanya wawe ukatureba. Nkwibutsa gukora subscribe ugakora na like kuri iyi video kugira ngo duteze imbere inshuti yanjye. Iyo ukoze subscribe ugakora na like, by'umwihariko ukanayisangiza iyi video ukayisangiza inshuti zawe, uteye inkunga mu buryo bukomeye utabasha kumva. Reka rero ngushimire. Njyewe ni Mukamugenzi Lea Eniro, umutumirwa twari turi kumwe ni Jean Bosco Harerimana. Wakoze kubana natwe, nawe utaha.